akaba yarigeze kuba umupfumu wabigize umwuga, ariko uyu munsi ni umuvugabutumwa wabigize umwuga. Umuntu agambirira ubugome ku rugo rwanjye, ariko abonye abuze na madamu abukorera umwana twabyaye. Yari afite ubwandu, umugabo we yarapfuye. Byaje kurangira rero afashe umwana we amucurwara, urumva yarera buvukanye, afata n'uwanjye amucurwara, ahita ahuza amaraso. Impamvu abantu batinda kwakira iby'Imana yavuze suko Imana yatinze kubisoza, ubundi cy'Imana ivuze iba yanagikoze. Ahubwo igituma abantu batabona imikorere y'Imana nuko bataramara kurya ijambo ry'Imana ngo Imana ikorere muri iryo jambo. Reka nkubwire dibuzo forasi ni mano. Dawidi wavuze iri jambo avuga ngo hanyuma y'ibyo hari amateka yarashingiyeho. Ndagira ngo nkwibutse Dawidi, sinshaka kumukubwira kwa Sawuli, sinshaka kumukubwira mutera icumu, ariko nyemera nkubwire Dawidi ari Karumeli amuyoma, bakagira ngo ishakirwa kwa onkere, bakagira ngo ishakirwa kwa bofu. Ntabwo arayishakirwa. Kuva kera habagaho babamenya, habagaho abantu Imana ikoreramo, habagaho abahanuzi. Dawidi aravuga ngo nta muntu usigaye mu batambyi. Jezepite Gome tuwazala sinima enetangoba saniminifai Jezi controle iznepoya banekita izole binifo la sinimora. Rero nkuko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru bibiri twahisemo ngo amavuta akandagira amateka. Utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago, ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka. Amateka arakanyago urira indege mukurira. Mufite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba. Itanu nabaga n'umukire darakubita imitwe ayo mateka, asekuraga mwayo mateka. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenyeye. Ndafashijwe we. Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Yesu baga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza, burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka. Kije tunabasuhuza tunabayambira tubabwira ngo umwaka mwiza 2022. Nkuko muri kureba imbere za kamera zanyu twagariwe mugabo twa Musonera Arias ku izina rye azivugira ubutaha, akaba yarigeze kuba umupfumu wabigize umwuga, ariko uyu munsi ni umuvugabutumwa wabigize umwuga. Imana nishimwe cyane. Akaba umugabo rero ufite ijambo winararibonye, ushize yatuganje amagambo meza tubwira ngo iyi Imana igiye gufata ngo ikandagira amateka. Icyambere irabanza igacogoza ikamwaza ibyivugo by'abantu, ubundi kanyaga ibikomangome abasazi kabambura ubwenge, yarangiza igakora n'ibikomo byo gukinyuruza. Imana bampera umugisha. Uyu munsi aragarutse muri cya kiganiro twise ngo amavuta akandagira amateka. Musonera ni karibu kuri TUT, tubagiraneho ubwuzu twese cano y'icyerekezo. Amakuru Musone? Amakuru ni meza cyane mushumba wacu. Amakuru tunejejwe n'Imana. Mu rugo muraho? Abana baraho na madamu, turashimira Imana. Wa mwana arahari? Yameze neza nta kibazo, ubuzima bwe ni sawa cyane. Ariko ubundi nkubaze ikintu cyatumye hanganira kiriya gikomere ukaba ugihumeka ni izihe mbaraga? Ntabwo ari imbaraga z'umubiri, si imbaraga z'amashuri, si imbaraga z'ibiryo, si imbaraga z'ubwenge, si n'imbaraga umuntu avukana cyangwa se za bogisi na karate. Ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga z'Imana umuntu ahabwa n'amavuta Imana imuhaye. Izi mbaraga rero zikoraho rukomeye naho rudakomeye, kandi zihesha umuntu kwihangana agakomera. Ibyo bigatera abantu kumva yuko hari Imana itanga imbabazi, nazo ubwazo zisobanuye imbabazi nyinshi. Angira ngo kuri TUT twaba tubagurishije. Mbere yuko twinjira ku ijambo numva nshaka kubaza ngo hanyuma y'ibyo numva nshaka kuza kuri koze, ariko mbere twihuse gato, ibyo mvuze ngira kuri TUT ntabyo bazi. Ibyo ntabyo bazi. Icyo koza n'uruhisho tubahishiye, byaba ejo cyangwa ejo bundi tugarutse tuzabapfundura ku gaseke kayo makuru tubabwiye. Ariko wapfunduraho gato gusa ntushire ngo umuheha hasi. Mbyita ngo no kuvuga utishenye kandi wubatse kandi uniyubatse mu magambo make cyane nk'atatu
kugira ngo tutabatera amatsiko? ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo umwana wanjye yagize, akigira gitejwe n'abandi, hanyuma ndabimenya, cy'indwara yo mu maraso. Agiterwa n'undi muntu, mbimenya nyuma y'igihe. Aho mbimenyeye, Imana yuzuza imbabazi mu mutima wanjye. Hanyuma ndamuhamagara, arabinyemerera, umutima ukambwira ngo mwice, umwitura ibyo yagukoreye, ariko umwuka akambwira ngo uramenye ntukore ikosa. Numvira umwuka wera kubw'amavuta y'Imana, ndamubwira ngo ndakubabariye n'Imana yo mu ijuru kubabarire. Ngaya makuru rero, ibirenze kuri ibyo tuzabibabwira nyuma y'ejo cyangwa ejo bundi, ariko nagapfundikiye tubabikiye. Ariko wihangane, ijambo ubundi nagutumirije riranakomeye kandi twariganiriyeho. Ubundi by'ukuri hari ukuntu uzi ko turi abanyabwenge twese kuri TUT. Ubwenge mvuga si amashuri, mu byo tuzi kuvuga ibintu ugasiga tudasiganuza, kandi nako ubwenge ijambo ryose uhaye ijabo riguha ijabiro, ariko ijambo jabase rikakuteza ikibazo. Ubundi uwo mwana bamwanduje bati ntuvuge ibintu byinshi cyane. Ni umuntu wafashe abana be abaca inzara, ariko bafite ikibazo mu maraso, afata n'uwanjye ahita amuca urwara, bose arabatemahuza amaraso. Abakurikiranye TUT mugabo yatinye kubivuga, ntabwo ari ikindi, ni umwana we banduje sida ku bushake. Reka mbivuge noneho, ako kantu gasesengura gato. Ni umuntu ntabwo bamufashe ku ngufu, ahubwo ni umwana wanjye, byabaye afite imyaka 5 y'amavuko. Hanyuma umuntu agambirira ubugome ku rugo rwanjye, ariko abonye abuze na madamu, abukorera umwana twabyaye. Yari afite ubwandu, umugabo we yarapfuye. Byaje kurangira rero afashe umwana we amuca urwara, urumva yarera abuvukanye, afata n'uwanjye amuca urwara, ahita ahuza amaraso. Umwana arahura n'icyo kibazo, atarasambanye, ataranabuvukanye. Ariko maze kubimenya, imbabazi ziza mu mutima wanjye, ndamubwira ngo ndakubabariye n'Imana yo mu ijuru ikubabarire. Yetso byateye Imana gukurikirana umwana wanjye. Haleluya. Kugira ngo umwana wanjye yisange mu buzima. Kandi umwana yarabyakiriye. Imana yarabyakiriye. N'umudamu nawe aratuza mu mutima cyane rwose. Nanjye ubwanjye ndatuza. Kandi Imana ikoze. Aha. Murumva rero kuri TUT ko hirya y'ubugome n'Imana igigira gutya amavuta akaza agakandagira amateka. Umva ukuntu tubivuze neza noneho. Ayo ni amateka yarababaje urugo rwanjye, ababaje umutima. Ariko tawi NSO la fo. Ndafashijwe kandi. Aya mavuta akandagira amateka. Amanutse arazanye bagize umubabaro. Ndatuje muri Kristo Yesu. Ndi mwisi nk'umugenzi witegura kuzataha ururembo, kandi ndiho imbabazi nyinshi z'Imana. Ese buriya musone ukibimenya ibyagutwaye imbaraga nyinshi? Si ukuntwara imbaraga, ahubwo byanshyize mu rupfu. Narapfuye, Imana indindira mu rupfu. Icyatinze ni ukubona aho banshingura, ariko gupfa bwo nari mbizi ko napfuye, kuko naramurebaga ngahita ntekereza urupfu kuri we, ngahita ntekereza uko nzasigara, ngatekereza imbaraga nari naramutanzeho kugira ngo ndere umwana wanjye no muri ubwo burwayi bumeze gutyo. Nari narapfuye, ariko Mana warakoze n'ukuri. Urakoze cyane. Abadukurikiranye nzabaha amakuru arambuye, gusa ngiyo introduction birahagije. Nzabaha amakuru arambuye. Akabazo gusa gato nshaka kubaza muri abo makuru, umaze kubibona, umaze kubyakira, umwana we yiyakiriye gute ubu ngubu? Byaramugoye, bimutindaho kubyakira. Na n'ubu ntaba yifuza ko hari n'uwabivuga. Sina ngombwa cyane. Nuko gusa hari igihe ubona ko bibaye ngombwa kugira ngo Imana ibone yuko utigeze wibagirwa ko ikikuzirikanye, ukabivuga mu rwego rwo kugira ngo Imana yumve yuko ibyo yakoze ukibizirikanye. Haleluya. Birumvikana bari ikimwaro ku mwana utakizaniye n'agahinda nkako, ariko Imana ishimwe ko amavuta yakandagiye amateka, kandi mu byiringiro byawe uziko niyo ndwara yakira. Ego, kuko ntabwo ari we wa mbere yabikoreyeho, si nawe wa kabiri. Ntabwo igiye kumwigiraho. Kandi si yo yakatiraho ntacyo apfa nayo. Ashwi cyane ko dufite amasezerano, hari icyo yavuze. Kuko yarambwiye ngo nimara kurya ngahaga ngo izankiriza umwana.
niyo mpamvu narariye njye ibiryo by'amoko yose ngo nibwira ko ariko guhaga yavuze njye ibyo bita rago ndya jigo ndya y'inyanya ndya imishishito ndya igiti ndya igisafuriya ndya ifi ndya inkoko ibyo byose ntabwo nari mbizi kuko sinari mfite n'ubushobozi bugura bene ibyo bintu sinari nzi n'amazina yabyo n'aho bikorerwa ngo nimara kurya ngahaga izanyiriza umwana byatumye nshaka ibiryo by'amoko yose nibyo ntazi ndabishaka mpaka ngo mbimenye ngo ndye mpaga urya isombe ibinono rago ndagusize icyo ari cyo imigongo ndya n'isombe ndya imigongo ndya zingaro ayiwe ndya igiti ndya imishishito ndya y'inyanya ndya ariko naragu abantu batazi niyo na twa tundi twose ndya umufuniko w'ihene icyo bita umufuniko w'ihene aho bayisatura bagakuramo ibyo mu nda bagashyiramo ibirungo bakadoda n'urushinge rudoda inkweto bagashyira hari babugita ngo ni umufuniko ukibwira ko ari umwana azakira kumbe naho ibyo ndabirya kugira ngo imana impishe mu bantu ninanyura mu bantu nzahanyurane confidence bantindeho bagira ngo ndi miliyoneri ariko nta kintu mfite imana rero ndabirya umutwe uraza indi iraza amabuno araza igituza kiraza naho nyuze baravuga bati vraiment thank you very good kuko babona ko ndundi muntu si ibyo imana yavugaga narahaza ariko si ko imana yavugaga yagira ngo mbanze n'ijambo ryayo mbanze nakire amateka y'imana nimara kurya ijambo ntirinahagwa rihora riryoshye nimara kurirya rikanyura imana ikorere muri iryo jambo mu mavuta akandagira amateka buriya impamvu abantu batinda kwakira iby'imana yavuze si uko imana yatinze kubisoza ubundi icyo imana ivuze iba yanagikoze ahubwo igituma abantu batabona imikorere y'imana ni uko bataramara kurya ijambo ry'imana ngo imana ikorere muri iryo jambo abantu baba bariye amateka batinda mu makorasi batinda mu bisirimba batinda muri za kagendana ariko icyo imana ishaka si ikiri niyo mpamvu uyu mwanditsi yandika bibiliya yaravuze ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'imana ni icyo imana ishaka ni uko abantu barya ijambo ry'imana bakamenya icyo imana ivuga ku bugingo n'imibiri y'abantu ndetse n'ijuru n'ubugingo bamara kwakira ibyo imana igakora ayiwe mana ndagushimye imana iravuga ati banza uryo uhage utige numva ari ibiryo kumbi ni ijambo kuzura bitangazwa ko imana ikora imana ishimwe cyane rero mukozi w'imana murabyumva nange abantu mwese aho muherera imana bampera umugisha nagira ngo ku mavuta akandagira amateka atsikamira asetereza anyukanyuka aribata ahanagura avuna atwikira arandura turavuga umwuka wera w'imana ukora ibitangaza nifuje ko tuganira ijambo ry'imana rigaragara muri Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli aho tuza kureba amagambo meza y'imana nibaza ngo ariko nshaka kwinjiye muri iyo ngingo yacu kuko urumva nawe hirya y'urupfu ibibazo iki byose imana yaratabaye ubuzima burakomeza aravuga ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha abafilisitiya arabacogoza anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa arukura mu maboko y'abafilisitiya hanyuma y'ibyo imana idukurire amateka mu bayatuboheyemo ahubwo aya mavuta twakiriye aza akandagira aya mateka ni ukuvuga ngo hanyuma y'ibyo mbere y'ibyo ngibyo hari amateka twabaye urufunguzo rwari rwaranyazwe hanyuma mbere y'ibyo bari barakubiswe mbere y'ibyo hari ibyabaye rero umva nkubwire ngira ijambo dushaka kudusesengurira umwigisha wa Bibiliya umuvugabutumwa nk'umuhanuzi imana iguha umugisha mana ndamusengeye ngo bane nawe kandi mbazeho mwuzuza umwuka wawe wera jambo mwami wagiye kibakira ubugingo murengere kandi umuhagare mu izina rya Yesu urakoze mwami wacu amen welcome bene data mudukurikiranye kuri iyi channel TUT twagira ngo dukomereze aho twasubikiye ubushize muri iri jambo rivuga ku mavuta akandagira amateka akayatsikamira ntazongere kweguka
aya mavuta niyo dushaka kugumaho. Muzi ko ubushize twifashishije iri jambo riri muri Yobu 12 murongo wa 20 aho Bibiliya yavuze ngo imwaza amagambo y'abiringirwa. Ni naho twatinze cyane, tugenda tugaragaza ukuntu Imana igenda imwaza, twerekana ibintu Imana imwaza, ikamwaza abavuze umuntu, ikamwaza abamutaramanye, ikamwaza abamwanditseho ibitabo, ikamwaza abamwanditseho amateka, yamara kubamwaza ikadohora umushumi w'intwari. None ayo magambo aravugaga ngo imwaza amagambo y'abiringirwa, abasazi kabaka ubwenge, ibikomangoma ikabiswaho gusuzugurwa, ariko ngigambiriye kudohora umushumi w'intwari. Mu yandi magambo, hari ibintu abantu batubohesheje amateka adahinduka. Twisanga muri sukuveri. Iyo umuntu atinze mu buzima budahinduka, abantu bamufataho ijambo. Iyo utinze mu buzima butagira isura, abantu bagufataho ijambo. Twatinze ahantu, abantu batuboneraho, badutinze ahandi. Ariko ndashimira Imana ko mu mugambi wayo ibigambiriye kuza ikadohora kubw'amavuta kandagira atsikamira amateka. Imana ikadohora umushumi w'intwari. Umwuka wari ugiye guhera, ukumva ubuzima buragarutse, wibwiraga yuko ugiye gupfa wishwe n'inzara, Imana igatanga tamoro. Bari bazi ko ugiye gupfa wishwe no kwambara ubusa, Imana igatanga ibyo kwambara. Utangira ku mwenda umwe bikazarangira ugize imyenda itazwi umubare. Ikizakubwira ko imyenda yabonetse niyo uzambara umwenda mushya, nta muntu uzamenya ko ari umushya waguze, kuko imyenda yarabonetse. Basanzwe bazi ko wambara, bazibwira ko ari umwe mu yo wari ufite. Ariko igihe cyose amateka atarahinduka, iyo uguze umwenda hagize n'uwuguha, niyo waba ushaje akawuguha ushaje, iyo uwambaye rubanda rwose rumenya ko wambaye umwenda mushya cyangwa umwenda utari usanzwe wambara. Ndashimira Imana itwemereye uyu mwaka w'ibihumbi 2022 kiduhaye amavuta akandagira amateka, agatsikamira amateka. Niko umushumba dusomeye ijambo ry'Imana aho Bibiliya ivuze ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya arabacogoza. Imana nidushoboze, iduha imbaraga muri aya mavuta zinesha, imbaraga zinesha ibyatugiye hejuru, zinesha ibyatugiriye nabi, zinesha ibyaduhagazeho, zinesha ibyadutaramanye. Kandi si ukubinesha gusa, ahubwo tunabicogoze. Niko Bibiliya ivuze. Umva rero, turimo dusoza iryo jambo, aravuga ngo kandi ngo arangije anyaga urufunguzo rw'umudugudu rwari rwaranyazwe, arukura mu Bafilisitiya. Ndafashijwe, bitumye mpaguruka. Ntabwo nagumya kwicara Imana imanutse nyumva. Ntabwo nakica tinabone wazane pifolas nta nekuta wirimanda nta nezolebi winikita. Ntabwo nakwicara Imana imanutse mbyumva. Ayi data wa twese we, sinzi aho udukurikiranye, sinzi ubuzima uhagaze mudukurikiranye. Waba uhagaze mu buzima bukomeye, waba uhagaze mu ntambara zitoroshye, waba uhagaze mu butane bw'urugo, waba uhagaze mu bihombo, waba uhagaze mu kwirukanwa kw'akazi, waba uri mu rubanza udafite ubusobanuro. Ariko umva, iri jambo riramanutse. Data rirahiriye muri aya mavuta kandagira atsikamira amateka. Data rirahiriye, aravuze ngo urufunguzo rwanyazwe ugakingiranirwa ahantu. Imana igiye kurwambura Abafilisitiya barukunyaze, aho baba bararusize hose. Imana ipfa kubibivuze, kuko yo si n'amaso gusa, igira na sikaneri, irasikana ikamenya aho ibintu biri, byaba biri hasi mu butaka, byaba biri mu kuzimu. Imana irebayo. Ibyawe byanyazwe umwaka wa 2021. Izi ntambara wabayemo, aka kaga wabayemo, urarurira, usuhuza umutima, udafite kirengera, nta wakumva, nta ukwitayeho. Imana irabikwemereye kubwo gukurikirana iki kiganiro, kubwo kuyiha umwanya, ukayitega amatwi, ukayiringira. Iyi Mana irabikwemereye. Iravuze ngo urufunguzo rwanyazwe, ubuzima bwawe bwatwawe, ibyo wakoraga byanyazwe. Hayida sopifone man iniwize gribi for us, kuko uyihaye umwanya. Imana irabikwemereye. Niko Bibiliya ivuze. Amen. Iravuze ngo hanyuma y'ibyo, iravuze ngo hanyuma y'ibyo nuko hari ibyabanje.
mu byabanje harimo amarira warize, mu byabanje harimo imibabaro wababaye, mu byabanje harimo akaga watejwe n'abantu, mu byabanje harimo aho washyizwe bitari bikwiriye, mu byabanje hari ibihombo wahuye nabyo, mu byabanje hari ukwirukanwa ku kazi kwabaye mu kubw'akagambane, mu byabaye hari ukwicirwa imishinga irimo amakwe n'ibindi, mu byabanje harimo amateka yatumye umera uko nguko umeze, ukaba ugenda umeze nk'uhuhwa n'umuyaga, ukaba ugenda umeze nk'utazi iyo ujya, nta binezeza ukigira mu mutima, nta bigufasha ukigira mu mutima, nta bigukomeza ukigira mu mutima, nta bikubaka ukigira mu mutima, yewe haba n'abantu ntabwo bicemera. Ariko reka nkubwire, hanyuma y'ibyo byose, hanyuma y'ayo mateka, hanyuma y'ubwo buzima, Imana irabyemeye. Mungu anaweza, ashobora byose, nta kijya kimwe. Reka mbabwire mushumba, bitumye ntekereza kuri iri jambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo tubwira ibintu nka bitatu nibura waba utekerejeho. Hanyuma y'ibyo, ubundi ijambo hanyuma nuko hari ibyabanje. Icya mbere cyari cyarabanje, Abafilisitiya bari baragize imbaraga ku Bisiraheli, babanyaga isanduku, babatwara ibintu byose, ndetse babatwara n'igihugu, babatwarira n'imyaka, babagira ingaruzwa muheto, bituma batwara n'urufunguzo. Bagiraga umudugudu ariko batagira urufunguzo rwabo, kandi ufite urufunguzo ufiteho ubushobozi. Mbere y'ibyo hari Goliyati, hari biteye ubwoba. Mbere y'ibyo bafite ijambo. Mbere y'ibyo hari amarira, hari agahinda, hari intambara. Mbere y'uko iri jambo rigiye kuza hari byari byabaye ku bantu, ariko nyuma rigiye kuboneka. Reka nkubwire, divizo forasi ni mano. Dawidi wavuze iri jambo avuga ngo hanyuma y'ibyo hari amateka yari ashingiyeho. Ndagira ngo nkwibutse Dawidi, sinshaka kumukubwira kwa Sawuli, sinshaka kumukubwira mutera icumu, ariko nyemera nkubwire Dawidi ari i Karumeli. Dawidi ageze i Karumeli ahasanga abashumba bana bari, asanga barya intama za shebuja. Dawidi ahagera afite gukiranuka, ahagera afite kwirinda, ahagera afite gutegereza Imana. Ngo ahagere ahasanga abashumba barya intama, baramubwira bati Dawidi wikishwa n'inzara. Natwe niko byari bitubigendekeye, twari twishwe n'inzara, ariko databuja avuye dufata intama turarya, none reba uko umubiri wagarutse. Dawidi arababwira ngo nzarinda mpfa ntikuyeho kuba inyangamugayo. Ngo abonye yuko bamurebye ijisho ribi, ngo atekereza mu mutima, aravuga ngo ariko se nta muntu usigaye mu bo twabanye wenda w'umutambyi nakirukanyira. Ubu rero hari abantu tugira muyoma, bakagira ngo ishakirwa kwa onkeri, bakagira ngo ishakirwa kwa bofu. Ntabwo arayishakirwa. Kuva kera habagaho babamenya, habagaho abantu Imana ikoreramo, habagaho abahanuzi. Dawidi aravuga ngo nta muntu usigaye mu batambyi, nta muntu usigaye wamuba, kandi si uko abandi batari bahari, n'aba bashumba bari bahari, yewe niyo abasanga hari icyo bari kumufasha. Ariko aravuga ngo nta muntu usigaye mu bakoreye Imana, nta muntu usigaye mu bahanuraga, nta muntu usigaye muri aba bakozi. Dawidi ngo arimo atekereza ibyo, ngo yibuka yuko hasigaye umugabo witwa Ahimeleki wari utuye i Noba. Nshuti yanjye we, mu basigaye hari aho batuye, mu basigaye hari aho batuye. Wigenda nabi sha, wigenda nabi, wikirukanka mu byumba, wikirukanka. Umva, hari abantu Imana isigaje ibabitse ahantu niho baturije. Ntabwo bicaye ku ntebe z'idini, ne pasesible, urahaguruka tu. Ntabwo ariho bicaye, we n'abantu Imana ibitse ahantu, n'abantu Imana ibitse ahantu, n'abantu Imana yavuzeho kera. Irababwira ngo icyo mbahamagariye ni ukubakoresha kugira ngo mubihumure ry'abandi. N'abo bantu ngo amenye ko ari uwitwa Ahimeleki utuye i Noba. Ngo ahita ahaguruka, ngo arimo amanuka yerekeje i Noba. Ngo yamanutse akoza, amanuka atsikira
iminsi imuguye nabi ibibazo ari byinshi atsikamiwe n'amateka atsikamiwe n'ibihe atsikamiwe n'aho yashyizwe nubwo bimeze bityo yarabitse ijambo mu mutima icyampa ukaba ufite ijambo Imana yavuze ni iki gituma Imana ivuga ngo murye muhage ibishaka ko murya ijambo ryayo umuntu wese wariye ijambo ry'Imana akaba abitse ijambo ryayo mu mutima naho iminsi yaba mibi arindishwa icyo Imana yavuze arindirwa mu cyo Imana yavuze kandi akarindishwa icyo izakora reka mbabwire ngo n'ubu tuvugana wari uzi ko agaciro ka Yosefu na Mariya ni Yesu wagombaga kuzavuka muri bo yego niko agaciro ka Yosefu na Mariya ni Yesu wagombaga kuzavukira muri bo burya agaciro kawe ni icyo Imana izagukorera 2027 ni iyerekwa ryagutse icyo Imana izagukorera 2030 nicyo gitumye urindwa 2021 nicyo gitumye winjira 2022 ni uburyo bwo gusatira no gusingira icyo Imana akugambira mu mavuta atsikamira amateka akandagira amateka akayaribata haleluya mu mavuta akandagira amateka Imana iramanutse muri ayo mavuta ije mu mavuta y'ubuhanuzi ije mu mavuta y'iyerekwa ije mu mavuta y'ijambo ryayo ije mu ndirimbo za okovu ije mu mavuta y'indirimbo zo guhimbaza ije gukandagira amateka yagutindanye hari amateka yagutindanye aragutindana 2019 agutindana 2020 agutindana 2021 de moze fola benekuwa 2022 niyo ubwayo yimanukira ariko musone ubundi yaragiye inobo bigenze bite yaragiye inobu nk'umuntu usa nk'uhungiyeyo ahunze se imisoro reka da yarahunze se aba urukundo reka da ubundi yaragiye ati yarahunze ibyago yarahunze amakuba yarahunze ibyo bamukoreraga bikomotse kuri nde kuri Sawuli yamukoreraga iki Dawidi Sawuli yahigaga Dawidi ngo amwice aburizemo amasezerano y'Imana yamuvuze kandi Dawidi niwe wamucurangiraga y'abadayimoni imyuka mibi gahunga niwe wamukije Goliyati none ntubyibuka se nuvuga ngo abo twagire neza rigiye batwirukankana umva ijambo nkubwiye rikomeye kandi ntangarije aba bantu yewe ugendana n'abantu umva genda gake mu bantu we uzirikana ko bamwe mu bwinshi bwabo mubana ifoto idahuye n'umwirondoro uretse Imana yonyine gusa abo mubana bagusekera burya bashinyitse abo mubana wibwira yuko bagukunze kumbe bagufitiye umugambi umva se ntuze we suko kandi bose ari babi suko oya rwose unyumvereze suko abantu ari babi ariko bamwe mu bwinshi bwabo mubana ifoto yabo ntihuye n'umwirondoro erega tuzi ko witwa papa runaka ariko izina rya kavukire riraho uvuka none se ko Kigali twari twese turi abahigi abita ngo ni ba papa runaka mama runaka tunya amazina yabo niyo mazina yabo n'umwana ahamagana ngo papa Mikaire kandi nawe ari se ngo papa Dodo ngo papa Mimi kandi nawe ubwe nta mushumba icyo ndashaka yaramanutse aravuga ati ariko inobo hari undi muntu nasangayo usibye n'ibiryo namukuraho n'ijambo kandi hari ikintu cyawe kibitse inobo reka nkubaze nta muntu wigeze agusanga avuye mu gihugu cy'u Burundi Imana igatabara yaraje nta muntu wigeze agusanga avuye mu bindi bihugu Imana ikamutabarira muri wowe nubari n'ahangaha ngaho da none se abo ngabo nuko iyo bari hatari abantu barahari ahubwo bahishuriwe umuntu utuye haleluya abantu rega barimo baricwa no kudahishurirwa yaba bahishurirwaga bakamenya inzira abandi banyuze nabo batabarwa bidatinze kugira ngo ubyumve neza kugira ngo iri jambo ryumve mushumba ndimo ndasatira umusozo w'iki kiganiro kugira ngo mbone uburyo bwo kuzakomerezaho Abisiraheli bavuye mu gihugu cya Egiputa bageze Etamu aho ubutayu butangirira Yorodani bagombaga kwambuka ngo bagere muri Kanani Yorodani bagombaga kwambuka ngo bagere Gilugali yo muri Kanani yari iri munsi yabo ariko amaso yabo ntiyabona Yorodani ngo kutabona Yorodani kwabo bituma batinda mu butayu iyo babona Yorodani baba baratabaye vuba igituma abantu batinze mu masezerano badatabarwa amaso yabo yatinze kureba aho umuhanuzi ari
iyo baza kumenya aho umuhanuzi ari baba baratabawe kera. Ahubwo amaso yabo ntiyigeze areba aho umuhanuzi ari, ahubwo amaso yabo atinze mu bisirimba, atinze muri nzakagendana, naho ngaho atinze. So reka nikomereza hano. Dawidi ngo agere ino ahasanga Dowegi wo mu ngabo za Sawuli. Ahimeleki abwira Dawidi, aramubwira ngo Dawidi we sha umva, Dawidi nari muzi kera, ariko wowe urasa nk'umwana umwe mu bana b'inzererezi wacitse iwabo akaba arimo agenda asabiriza. None rero umutsima warunsabye ntuhari, nsigaranye umutsima w'abatambyi gusa. Dawidi aramubwira ngo ni semwa, ni jewe uyu semwa, ni jewe uyu Dawidi wa wundi wagiye mu ishyamba aragiye intama, intare n'idubu byafata umwana w'intama, Dawidi akabikura mu kanwa kabyo. Ni ngiye waserukanye ubutware mpawe n'Imana kubwo amavuta akandagira amateka. Amubwira Abafilisitiya bagiye bapfa, amubwira ibya Goliyati, ngo ahita amenya yuko ari Dawidi. Ngo amushakira agacuma k'amazi, amushakira n'umutsima. Ngo Dawidi ahita yirukanka, ngo arabanza aragenda yakira inkota. Ntimugapfe kugenda mudafite icyo mujyanye. Ngo amaze kwakira inkota umva aho nashakaga, ngo ahita yirukanka yisanga ageze i Gati kwa Kishi. Ahavugira amagambo abiri ngira ngo dusengeremo. Ijambo rya mbere yaravuze ngo Uwiteka we umbere ubwishinjikirizo nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Imana ibabera ubwishinjikirizo. Mwebwe abaduteze amatwi kubwo amavuta akandagira amateka, Imana ibabera ubwishinjikirizo. Imana ibabera ubwishinjikirizo. Abantu babicayeho ariko aya mavuta naza ahindura ibintu. Haleluya. Abantu babafasheho ijambo ariko amavuta naza ahindura ibintu mu izina rya Yesu. Ngo asenge isengesho rya kabiri, aravuga ngo kandi si ibyo gusa, aravuga ngo ahubwo none unigwatirize yuko uzagira neza umugaragu wawe. Imana ihita imwibutsa amagambo, iramubwira ngo mwana wanjye Dawidi, ntuzi kuba mu bwihisho bw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Dawidi ngo ahita akura insinzi, amanuka mu buvumo bwa Adulamu aririmba, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anshora iruhande rw'amazi adasuma, inshimbo ye n'inkoni ye, aravuga ngo nibyo bimpumuriza. Ngo agiye gusoza, aravuga ngo kandi menye neza ko Uwiteka ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Reka nsoze mbabwira ngo kubw'umugambi w'Imana, Imana ibatunganirije ameza mu maso y'abanzi banjye. Imana imumugisha cyane, arakoze n'umukozi w'Imana. Hanyuma y'ibyo rero bari batwaye urufunguzo, niho yabanesheje, arangije ararunyaga ararugarura. Nakunze ijambo yavuze ngo iki nicyo kimpumuriza, nicyo kimpumuriza, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Ayiwe data we sobere lazene iki nicyo kihumuriza abakurikiranye TUT, nuko nubwo nta bimenyetso byo kubaho uyu munsi ukiriho, nubwo nta miryango uyu munsi uriho, iki nicyo kimpumuriza, nuko umunsi wo gupfa wanzuye, umunsi wo kurwara urankiza, umunsi wo guhangayika urankiza, umunsi wo kubara urankiza, umunsi w'agahinda urankiza, abacuka imva barayisiba. Bango iki nicyo kimpumuriza. Umva uko yabwiye bene wabo abibutsa gushimira Imana. Yarababwiye ngo mwibuke yuko imitima yanyu yigeze guhurwa ibyo kurya iyo bijya bikava, mwegereye amarembo y'urupfu. Ariko mutakira Imana gusa. Irangije ibakiza imibabaro, yohereza ijambo ryayo ribakiza indwara, ribarinda no kwinjira mu mva zayo. Nta kindi cyatumye tudashyingurwa, ni ijambo ryayo. Ngaho dusengera Imana. Tuzakomeza nyiribiremwa acira icyubahiro cyawe, nyiribiremwa acira icyubahiro cyawe. Ngo yohereza ijambo bikaremwa, yohereza yo ntirindiza. Reka ngusaba aho uri hose udukurikiranye urambura ikiganza. Waba wicaye mu modoka, waba uri mu rugo, waba uri mu bitekerezo wibaza uko bizagenda byakuyobeye, waba uri mu majune, waba uri mu maganya, waba uri mu ntambara zo mu mutima, waba uri mu ntambara zo mu miryango, waba uri mu bintu bitandukanye, waba utekereza ibyawe byahombye uko bizahomboka byakuyobeye, waba utekereza ibyo watumye mu Bushinwa bitarakugera uko bizagenda, rambura ikiganza duhamagara Imana, imanura amavuta agakandagira amateka mabi, yarangiza ikazura kwera kw'abantu bayo, nyiri ibihe bidashira. Imana ikomeye, data topizonema pere
egrini mora izisole manefo pelela iri gini manda jezepite egome tuwazala silima enetangoba saniminifai jezi kontrole izinepoya banekita izole binifo la silimora kubwibi byifuzo byaba bashiki banjye ongera urambura ikiganza muri aya mavuta kandagira amateka 2022 babona insinzi y'Imana mu izina rya Yesu kubwaba bagabo ndeba bapfukamye kandi bakwerekejeho umutima hindura amateka mu izina rya Yesu tuwizilimora enetraya siri grove izina ryawe nirihimbaza intimba hanyuma y'aya maganya hanyuma y'iri senyuka hanyuma y'ibi byose mwami kuko ubuzima bwacu bwanyazwe n'abafilisitiyari rwo rufunguzo rw'ubuzima mwami kubw'aya mavuta kandagira amateka kayaribata niwongere tugarurire ibyacu twabuze kandi twanyazwe turagushimiye twebwe na bene data muri East Africa ibihugu by'Uburaya badukurikiranye bose turavuze ngo Uwiteka niwe Mana kandi ni ushobora byose icyubahiro n'ubutware nibibi byawe kubw'ineza yawe muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Shalom shalom murakoze Imana ibahe umugisha turagushimiye nakagaruka nimero uraza kuzandika urazifite Imana ibahe umugisha murakoze cyane.